ukabyuka baadaye unaamka bayirwa mahirwe kama ukabona unapata leo unafika mbele ya Mungu nishimwe rikomeye ni shukrani kubwa sana kwa abantu barashaka ntibabibone maana kuna wengi wanatafuta lakini hawatapata wenda bakabata bigize muri uruhare baadaye hawakusika na ile barako baryamye maana walilala kubera ko baryamye bakava mu mubiri walilala wanatoka mwilini cyangwa se baryamye babyuka barwaye labda walilala lakini wanaamka wakiwa wagonjwa naho twemberata nasi sasa niba mahirwe yo kugera imbere y'Imana tunapata neema ya kufika mbele ya Mungu kandi tubazima pia tuko hai ishimwe n'icyubahiro uyu munsi umusangire w'icyumweru hii ni siku ya kwanza ya Jumaa ariko ni umunsi wo guterana pia ni siku ya kukusanyika kandi kutubwira ngo tena Biblia inasema kwamba w'icyumweru barateranaga Jumapili walikuwa wanakusanyika bakamanyagura imitsima wanamega mkate natwe nta kintu cyatuzanye nasi hakuna kitu ambacho kusudi tupate mkate wa uzima maana Biblia inasema maneno haya yanayowaambia ndio uhai ndio mutima kandi ni ubwo mkate tena ndio mutima akanuko mkate tena ni uhai utaburya nkubo asio kula mkate huo hata hiyo kugira ngo ukurye maana kuishi mpaka ukule n'urya ukarya maana kama unakula zabibu utanenepa n'ubyibu utanenepa uzishimira umubiri wawe mwili n'umujambo ry'Imana na neno la Mungu wafushe guterana aliyekupita ukusanyika yateza mu kurusha alipiga hatua kushindia mudiyasigaye mwingine alibaki kubera iki sababu gani ninakuyariye yeye hakukula utarye burica kama ukule utakufa twakira n'abashitsi bo ku cyumweru nakaribisha na wageni wa Jumapili abashitsi bo ku cyumweru wageni wa Jumapili nabo ni abashitsi abantu baje n'abashitsi bandi badasanzwe ni kama wageni ambao hawatisanyikia abatatanga ni abashitsi wao nao wasema ni wageni na waterana ku cyumweru nabo ni abashitsi nao wanaokusanyika katika Jumaa basangira bibi kuko basangira bibi maana kuchangia kitu moja cyo twaga jana tulikuwa hapa babaza mu betwe umvisiki tuliuliza eti isikia kwanza nini bamenye byari hawakuweza kujua abari bahari hata wale waliokuwa nibo bazi uko byagenze ni wale walikuwa ilitendeka je uko byagenze ijambo bariye baje kugerekaho iri wanaenda none wanagerekaho sasa unaweka juu yake nini wewe nta kintu ugerekeho hakuna kitu kingine utaweka kurya ijambo tusikiane kusema eti kumenya igihe kujua wakati kumenya igihe ni byangombwa kujua wakati ni ya muhimu nuko twagira amahirwe tulipata neema tumenye ubutumwa bw'igihe tunajua ujumbe wa wakati wa kumuhanuzi wa nimugoroba tukapewa nabii wa jioni burya na amahirwe akomeye kuyitesha rero n'igihombo kupata hasara wala kihombo yitesha n'igihombo kupotoka ile ni kihombo kubwa kuvuga burata ni kusema sasa igihe byari byangombwa ile ilikuwa ya muhimu jana ariko uyu munsi turajya hasi siku ya leo tutavuka fasi nyingine utaruhari wengine na mwerahari ile ambayo hukua ni by'uyu munsi leo ni bya leo ibyo ni by'uyu munsi yake ni bya leo ikagakurike dusome wacha tusimame tusome nako tusome itangiriro 19 tutasoma kitabu cha Mwanzo sura 19 tutaanza shairi ya 15 mrongo 22 tutakomeshea 22 tusome bizarwa matatu tusome kwa jina la Yesu Kristo ukabuke mu gitondo baba marika batera roti umwete bati haguruka ujyane umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu maze azaririye abagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'abakobwa be bombi uwo Uwiteka amubabariye aramusohora amushyira inyuma y'uwo mudugudu bamaze kuvamo umwe muri bo aravuga ati hungu udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka Loti aramubwira ati giye kuba bityo mwami ndakwinginze dore umudugudu wawe dore umugaragu wawe umugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri
uriya musozi icyo cyago kitarafata ngo pfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwamo kandi ni muto. Reka muhungiremo ubugingo bwanjye, reka muhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Turora ko ari muto. Aramusubiza ati dore kubyuvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye umudugudu witwa Sowari Amen. Reka mwene data Jonas asenge. Wacha ndugu Jonas yaongoze ombi bwo kugira ngo twumve aya magambo. Kusudi tupate kuyasikia maneno haya. Abana bawe aze tukuri imbere ngo uze kuvugana natwe. Waravuze ngo ibintu byose bizashira ariko ijambo ryawe rizahoraho iteka ryose. Byanditswe aba bafurere bahagaze n'abasore badahari, ariko byari ikintu kinogeye kugira ngo bifashe imitima yacu. Birasomwa rero weho ngwino udusobanurire kugira ngo dushobore umugisha kubararivuga no kubararyumva twese tuwusangire. Turanditse umwuka wera hagati yacu kugira ngo mwene data atere kuvuga kubwe ahubwo Imana imudutuye. Abateranye bose nk'uko wavuganaga na Abrahamu ari ku musozi ukavugana na Yohana uvuga ati Yohana zamuka kwereke ibikwiye kubaho, akazamuka ukabona ukavugana nawe. Ntiwashobora kuvugana n'abana bawe tukiri mu kibanda kubera mu mubiri ni habi, mu mubiri ni kure y'Imana, mu mubiri ni kure y'amavuta, mu mubiri ni kure y'imyumvire. Dusabye kugira ngo Imana ituzamure. Hereza bene data amatwi, hereza bashiki banjye amatwi, kuko byanditswe ngo hahirwa abafite amatwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Mwene data musukaho amavuta n'abateranye basukaho amavuta. Uhegeke ihembe ryawe maze mwene data yinjire mu kirere cy'umwuka avuge iby'ijuru bimutumye, maze natwe bidufashe dutere intambwe tuve mu ntege nke tujye mu mbaraga. Nibivugwa abarwayi bakire, nibivugwa imitima ibohoke, nibivugwa abatari batera intambwe bayitere, nibivugwa ufite umutima udahindutse ahinduke, nibivugwa wananiwe kuva mu byimbo aterurwe, ukeneye amavuta ayahabwe, ukeneye imbaraga azihabwe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwasha kwicara. Unaweza keti. Tusomye amagambo atari mato cyane. Tumesoma maneno isiyo kidogo sana. Igihe Uwiteka yarageze kwa Abrahamu, wakati Bwana Mungu alifika kwa Ibrahimu, Abrahamu amaze kumwakira, Ibrahimu alipomkaribisha, kubera ko yamaze kuba umwe na Abrahamu, hivyo alikuwa amekwisha kuwa mmoja, kubera ko yamaze kumwakira, hivyo alikuwa amekwisha kumpokea. aramubwira ati, akamwambia eti, none icyo nakora nakigwisha. Sasa kitu nitatenda nandi gutandukana wawe pofika hapa kwanza, ariko nandi kugenda ngiye Sodomu na Gomora, nilikuwa nakwenda Sodomu na Gomora, kandi kijyanye kinachonibeba huko rukwarimbura nikupangamiza, kuko ibyaha byabo maana dhambi zao yarundabije zimekwisha kwa zikagira mu matwi yanjye, zimefika masikioni none mwangu. nta kindi kijyanye. Sasa hakuna kitu kinanibeba ngo barimbure, kusudi nipangamize. nawe ayibuka yuko afite mwene se, na kumbuka ina ndugu yake kule, aravuga ati, akasema eti, none se sasa musagara biza 50 kama unakutana waaminifu abo 50 barimbura nawe waangamiza pamoja na wengine basi. aravuga ati, Akasema no. Burahamu kuko yarazi ko ategeka kuri 50. Ibrahimu maana alikuwa anajua aramubwira, akaongeza kumwambia, bababwira samahani ni kwa none subiza kabla 15 basi ukikutana na utaangamiza basi. nawe nawaterekata, Na akamwambia aramanuka agana kuri 5, akafikia yakaje kuri 5 kuri bazi yuko maana alikuwa anajua kwa barote wa batatu mure, watu 5 watakosa huko, aravuga ko biyo kuri 5 ipo nafikia watu 5 basi ugenda rwiza, basi safari njema. agenda ajya kuri Ibrahimu no muri Gomora, Alienda kuangamiza Sodoma na Gomora. Umugambi w'Uwiteka wari kuri Ibrahimu no muri Gomora. Mpango wa Bwana Mungu ulikuwa
Gomora kama Sodoma na Gomora ari ubugingo bwabo ataponya nafsi yao uri ubugingo bwabo nafsi yao Abraham arakimara kumva ngo batanu bari Sodoma na Gomora ntabwo bari kugarura n'abanyabyaha hawataangamia yaramaze kwizera ngo mwene Loti ntabwo gipfuye na Loti hatakufa yaramaze kwizera ngo alikuwa amekusha Loti ntabwo gipfuye Loti hatakufa agezeyo alipowasili huko Biblia kutubwira Biblia inatuambia kwamba abamarayika bakigera kwa Loti malaika walipowasili hapo abo twese barazi mji wote wakakaa tubonye abantu bari kujya hano iwabo anafika tunaona watu kandi nta kindi dushaka tunatafuta turashaka kugira ngo tunatafuta kwa ubanza ngo tubyamane nabo walete tupate kuwabaka nawe ati naye akamwambia aba bantu hawa watu ni abashyitsi ni wageni kandi mfite abakobwa pia nina wasichana kandi abakobwa ni isugi wasichana ni mabikira ntabwo bigeze babona n'abayobozi hawakuwahi kuonana na waume ntabwo bakiriye abo bakobwa kupokea wale ariko abashyitsi banjye mu kabari wasichana wageni wangu mnawaacha nabo baravuga bati oya nasema hivi no bari bivuze ngo nasema kwamba ibyajyajya bamujyanye kurimbura Sodoma na Gomora sana ambazo wamewaleta zigaragaye mu maso ye imeonekana ndani ya macho yao niyo bigaragaye mu maso ye ama imeonekana ndani ya macho yao abwira Loti kamwambia Rutu umva rero Loti sikia Rutu igihe kirageze wakati umefika ngiye kurimbura uyu mudugudu nataka kuangamiza mji huu ariko dore icyo ugiye gukora lakini tazama kitu nakaribia ugiye tena gufata umugore wawe shika mke wako ufate abakobwa bawe bombi mchana wako hanyuma n'abakazana bawe niba bahari baye na wake wa niba umuryango wawe na jamaa yako kama ni hiki ari uhungana nabo au ukipata kukimbia babwirwaga iryo jambo aliwaambia neno hilo umugore yari ahari mke alikuwa abana bari bahari watoto walikuwa bose bari mu rugo rumwe wote walikuwa ndani ya nyumba bumvaga ibyo marayika w'Uwiteka ari kuvuga malaika anavyosema aravuga bati akamwambia eti reba muri hariya njoo pale hariya muri muhungire pale mkimbilie huko ibiri kutubwira ngo Biblia inatuambia kwamba barazarire wakazembea bari bazaririwe sababu ya nini n'imitungo yabo na mfugo wao batekerezaga ngo walikuwa na imitungo wazia dufite hano Sodoma na Gomora Sodoma na tugiye Gomora kwisiga ko bagatekereza ukuguru kumwe kukagenda bakumva reka da byanze bajya kugenda bakumva biranze kubera iki gutekereza iby'iwacu wanafikiri mambo ambayo walifuga imitungo bafite mfugo wao yababereye inzitizi imekuwa kikwazo burya ndikwabwira nawaambia kwamba imitungo mufite mfugo mnao inakuwa kikwazo ariko icyo tubiganireho kitu tutaongea ni ukuvuga ngo kusema kwamba impamvu yatumye bazarira sababu ile watu wanazembea batekerezaga byaciye kwamba mfugo wao bakoresha imbaraga bakageraho kufika wapata kuifikia bagamba ngo babisige bakubate rushoboka naona haiwezi Bibiliya tubwiye ngo badaririye walipozembea afata ukuboko k'umugabo afata ukuboko k'umugore afata nuko abana bawe watoto wao musote bagiye nta kintu bafite walienda bila kitu hata moja bahunganye ikintu nta kintu na kimwe bahunganye hakuna kitu nao walikimbia pamoja kubera iki sababu gani iyo uri guhunga ugenda wenyine wakati unakimbia wewe kuko guhunga ni ugukiza amagara yawe kuonesha simba wako ninde wagira haba hateye intambara kama kuna kuwa ya vita isaha ikavugira ku muryango wawe kijia ku mulango wako wajya gusohoka ukabona umuhagarara imbere y'iwawe mulango wako waragukikinya mu ngo ufite ikizinga ufungia ndani ya nyumba ubwije ukuri banjye ujye kuvuga wageze kuri unaweza kwani wavuga tegata ujye byakomeye abantu bashize ndani watu wanaisha hanyuma Loti nawe baadaye Rutu Uwiteka amaze kumuhungisha Bwana Mungu alipomwita marayika w'Uwiteka amujyanira hafi inyuma y'umudugudu nyuma ya mji nawe aramubwira aravuga ati nega mwambia ahantu wambwiye kujya mahali na biriya ni kure ile ni mbali aho nagiye kujya niambia kwa ni kure hapo hano hafi lakini hapa karibu ukabona umudugudu napaona mji kandi umudugudu ile mji niyo ugomba guhungiramo pale utakimbia kugira ngo mbone igize amagara yawe nilipata upole aramubwira ati ubwo naguhungisha nkamugeza ahangaha hariya naho ndakwimuregera hapo nakubalia wende bagenda bahunze walienda bagenda wakikimbia bahunze urupfu walikimbia kifo burya icyo turi kukiganira kitu tutaongea Uwiteka ariko buhungiro Bwana Mungu ndio makimbilio Uwiteka Bwana Mungu niwo buhungiro ndio makimbilio niba ushaka gukira kama unatafuta kupona ukaba ufite uburwayi kama una ugonjwa hungira kuri Yesu kimbilia kwenye umusabe gukira niba kupona ushaka kugira ngo kama unatafuta ubone ubugingo buhoraho wote na uzima wa milele hungira muri we kimbilia ndani yake uko byanditswe ngo maana andiko uri muri Yesu anayekuwa ndani ya ntateka Yesu ntakirwa hata hukumiwa Imana yacu wamugisha Mungu awabariki wizera twamaze jina la Yesu Kristo ariko se ko babwe guhunga ariko bagezeyo mbona walikimbia ni vile wote ntabwo ariko walikimbia
bageze bibiri kutubwira bageze mu nzira umugore yabyaribuka bya bintu byabarushaga bakabigeraho bavuze ko bari banezerewe byabo baratekereza ngo ariko wareba niba nta kuranga ibiyobora nk'ibyo kuko itegeko ryari riri murahunze ariko ntihagire n'umurebe kureba inyuma gusubira mu isi ingorane nuba n'umuntu asubiye aho yahoze umuntu yaretse ubusinzi umuntu yaretse ubusambanyi umuntu yaretse ububeshi ukabona ngo yasubiyeyo igihe cyo gupfa cye cyageze uzajya umuburira urafazuka ku byo wanze burya urakugiye gupfa kubera iki wari warahunze ariko icyatumye uhunga ntabwo cyakuvuyemo kuba kitarakuvuyemo rero uracyafite ingorane umugore wa Loti arebye inyuma ahinduka inkingi y'umuntu ahinduka inkingi y'umuntu kubera iki kubera kutubahiriza itegeko natwe itubahiriza itegeko ugiye kurimbuka kuza kutugezaho itegeko ni irihe ukurikije ijambo ry'Imana iryo tegeko n'ayandi mategeko ariho ni ukuvuga ijambo ryavuga nawe ugakoza umurongo ijambo ryavuga ngo uvuga mu businzi nawe ukamureka bakubwira ngo reka ubusambanyi nawe ukamureka kandi muretse mubwire iyo ugiye kubireka burya ntabwo ubirekera rimwe oya urabanza ukarwana na kimwe ukabura kinesheje wamara kuvuga ati ko nkinesheje kageze inshinga zirajya ugavuga ngo urwana n'ikindi wajya nacyo cy'urwana nacyo wakinesha nacyo nabwo ukahatunga burya uko niko kuzamurwa uzapiga buri biga kuzamura nuko mubarwa n'intambara yawe ubana nayo ukagenda ufata agace kamwe wakabuza agace ugafata akandi gace nk'uko burya niko gufata igihugu cyose baracu bamugisha mu izina ry'Umwami Kristo ariko Loti abwiye guhunga yarazaririye witeka afata akaboko aho nawe ntuzarira mu nzira yawe niba uzaririye ntabwo ugomba kugutuma uri mu gihugu ubwo ugera ahangaha wamara kumva ugashyira mu bikorwa baracu bamugisha mu izina ry'Umwami Kristo ni ukuvuga ngo abantu bose bashaka bahungira ku Uwiteka Bibiliya iri kuvuga ngo Uwiteka ari bwo buhungiro bwanjye Uwiteka nibwo buhungiro bwanjye niba Uwiteka ari bwo buhungiro bwanjye burya ni ukuvuga ngo ushaka kubona ubugingo agomba guhungira mu Uwiteka agomba guhungira kwa Yesu Kristo Yesu ko ari kuvuga mwese ni muzi abafite inzara n'inyota mwese ni muzi none nutazura biragenda gutya ni ukukurarika nawe ugatera intambwe nakurarika nawe ntutera intambwe nzabikurangiranye dusome Zaburi Soma kitabu cha Zaburi wagera mbere asome atakayewasili hapo mbele asome umwanya muto cyane abantu baratekereza ngo dufite umwanya munini ni muda kitambo ariko tunafikiri tuna muda ni umwanya muto ni muda kitambo 71 murongo wa mbere kugeza kwa gatatu wa kwanza hadi tatu Zaburi 71 Zaburi 71 murongo wa mbere kugeza kwa gatatu shairi wa kwanza hadi tatu Amen. Bari bakubwiye kuvugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Kubariki kwa jina la Yesu. Biblia yatubwiye ngo Uwiteka niwo buhungiro bwanjye. Singakorwa n'isoni. Abakorwa n'isoni kugira ngo bafite ubuhungiro. Abadafite ubuhungiro nibo bakorwa n'isoni.
kama ni ngome yetu, buriya igihome ngome yetu n'ahantu urindirwa ambayo inachungiwa, ni ukuvuga ngo ukamucunga umutekano wawe wose. usalama wako kugira ngo ucunge umutekano wawe wose ni ukuri mu Uwiteka, ni ukuri muri Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ngo umbere urutare n'ubuturo aho ndabaza kubasha kujya nkungira wategetse kunkiza, kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Uwiteka niwe gihome kidukingiye, nibwo buhungiro bwacu. Niba ufite ubwoba kama unaoga n'umuhungiraho ukimukimbilia aragukiza. atakuponya. Niba uri kumva ari icyakunaniye Kama unasema ugahura n'intambara muhungireho, kuko bari kutubwira ngo ntabaza nanjye ndagutabara, ntabaza nanjye ndagutabare, ntareke ibikomeye nawe utashoboye. Aho bikomeye, aho wananiwe kubera yuko bahuye ku Uwiteka, nawe aragutabara. Nta wundi mutabazi wacu tujya mu Uwiteka. Uwiteka niwo mutabazi wacu. Niba ushaka kugira ngo uri bugingo buhoraho, hungira muri we. Abatubanjirije, abasinziriye bahungiye muri we, data nabo bafite umugisha. Kubera iki? Babaye muri we, bagendana nawe, burya ni ukuvuga ngo bafite amahirwe akomeye. Nanjye icyo tugusaba ni ukugira ngo umuntu wese amenye aho yahungiye. Umuntu utazi aho yahungiye aba afite ingorane. Intambara izatera, abantu bahunga bajya mu gihugu gifite amahoro, ariko natekereza icyo yasize amagara agasubirayo, azamuye. Bigenda bite? wasizeyo abana, wasizeyo abana, abaguhigaga ntaho bagiye, none wagize amahirwe urahunga, none ugeze mu gihugu cy'ubuhungiro uronka kwifuza gusubirayo. Niba wifuza gusubirayo ni ukuvuga ngo utakufa. Kubera iki? Ukuvuga ngo yuko wageze mu gihugu cy'ubuhungiro wogasohoka. Ibyishimo biri muri Yesu Kristo bitandukanye n'ibyishimo biri muri isi. Umuntu aza imbere y'Imana akaza ari umunyantege, indirimbo zatera Imana yatugendereye, kumva muri wowe intege nke zigana zirangiye, kumva muri wowe utangiye kurimbira Imana, hanyuma yaho ukabona kubyina Imana. Waje umunyantege nke, waje udashoboye, ariko kubera yuko Imana ikugiriye neza ukaba imbere yayo, nuko Imana utangiye kuruvaho. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu. Ariko Uwiteka niwe muhungiro. Buryo abantu bose bamenye yuko Uwiteka ari umuhungiro, kuribuka kuko abantu bose bamenye ngo kuba mu Uwiteka, kuba kuri Yesu Kristo nta teka bazacirwa, byonyine bibari mu mutima, byonyine bituri mu mutima. Kuba aho ngaho ukaba uzi ko nta teka uzacirwaho, utanezerewe ntacyo waba uri cyo. Niba tubyinira Imana uko hari impamvu. Niba duhaguruka ukabona umuntu arahaguruka, ukabona umuntu atari ubwenge, ukabona umuntu arabyinnye, kuko muri we ari kuba aryohewe. Iyo umuntu ari mu mwuka, utari mu mwuka arabangamirwa, arabangamirwa, ariko aravuga ati twenduremo. Iyo nawe ari kubyina, wende wari mu mubiri, weho uri ahantu, aho uri si ho wari. Imana yakugendereye, we ntabwo yagenderewe, wowe ibyawe biri kumugusha, ariko uranezerewe. Yaza ntunezerwa ujye nawe ukinye akadiho, kuko biri kutubwira bamaze kurya, bamaze kunywa, bahagurutswa no kubyina. Kubera iki? nta wabyina atariye, nta n'uwabyina ataryoye. Iyo umuntu amaze kurya, amaze guhaga, ikintu kimugaragaza ni uko abyina. Nugera ku rugo ugasanga abana bari kubyina, uzamenye ko bahaze. Baracu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu. Naho rata abatamufite bakomeza kuvuga ngo nzamumenya, nzamumenya ryari
ryari ntagiye muzamumenya bazakomeza bazamumenya kandi yaraje ntibamwakire bazakomeza bazamumenya yaraje bakamwanga ntabwo byakunda maraso umugisha wizera cyangwa Yesu Kristo ukomeze Yeremiya ababwiye ni ntabwo dufite umwanya munini cyane niliwaambia kwamba hatuna muda mrefu Yeremiya 51 Yeremiya 51 tunasoma mlango wa 6 tutasoma shairi ya 6 pekee dusome wizera cyangwa Yesu Kristo soma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimuhunge uva muri Babuloni umuntu wese akiza amagaraje muticwa muhowe igicumuro cyabo kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka azahitura ibihakwiriye amen uwiteka ari kuvuga ngo Bwana Mungu anasema nini nimuhunge kimbia muva muri Babuloni toka ndani ya Babeli kugira ngo muhunge usode mukimbie ijyago bigiye gutera Babuloni ijyago kigiye gutera Babuloni nimuhunge muri Babuloni toka ndani ya Babeli toka ndani buri muntu wese akiza yembaga Babuloni ni hehe Babuloni ni isi tutuye Babeli ni hapa ulimwenguni isi tutuyemo dunia hii tunayo ni Babuloni Babuloni tutuyemo Babeli ambayo tunakaa tubiko madini ni wingi wa madhehebu musoke toke muhunge buri muntu wese akiza amagara none niba bibiye gutuma duhunge kama Biblia inasema buri muntu wese akiza amagara utari guhunga bagenda bite wewe hata kimbia nukufa nta kintu kufa bila shaka ntabwo kufa nta kintu kufa bila shaka muhunge muva muri Babuloni kimbia ndani ya Babeli twahunga tuvayo tulikimbia duhunge iki igicisho mbi mafundisho mabaya twahunga turi kuvuga tuti hari inyigisho mbi none igihe amahirwe kubona ubutumwa bwiza duhuza iki duhuza itari ijambo tugiye mu ijambo none nawe ugeze mu ijambo tugere muri ijambo kandi ubona uvuyeyo ukongera ugasubirayo bumviza bugiye kurimuka utakuwa amekwenda kuangamia Imana yacu Mungu wetu bakunyumviriza mu hawapo kusikia vema buriya no kuvuga nikisema kwa niba ari uguhuka kama nikimbia urebe inyuma usione nyuma utakureba inyuma usione nyuma mara kuko nyuma maana nyuma ni habi ni pabaya inyuma yake ni murumfu ndani ya nyuma yake ni munegenge ndani ya nyuma yake ndani ya gazabu buriya no kuvuga ngo nikisema kwamba iri jambo twabonye neno hili ambalo tulipata igihe cy'umuko tukaribona wakati wa jioni tulipata ndio makimbilio buriya no kuvuga nikisema kwamba niba tugaragara muri gaho guhunga kama hauyapata heri tukava mu madini natoka ndani ya madhehebu tukava mu nyigisho natoka ndani ya mafundisho mabaya hanabaza kuna wengine bagenda kukatari wao wanaona kama si kwao wanarudi huko bibiri kuvuga ngo anasema abo bareke bagenda ngo acha waende wale hauko abo bareke bagenda ngo tabagende ntabwo barahazi bari muri twebwe ariko bari abandi barahunze badavuze ikibahungishije ariko natwe bazi icyo bahunze wale ndio bacyahungisha kuzaca Mungu awabariki kwa jina la Yesu ntabwo urupfu ndio kifo tukugara mu bugingo none wari kuva mu bugingo ukazura mu uzima unarudia ndani ya kifo iyo uhungiye ugeze mu bugingo wakati unafika ndani ya uzima ugaragazwa n'ibyishimo inamaanishwa na ukagaragazwa n'umunezero na furaha wagiraga amajuna akabarangiza na kuombolezi na kwisha wagiraga ibibazo bikarangiza na kwisha none usubiye iwawe sasa unarudia kule kwenye vitoto usumva yuko unasikia kwamba ubugingo bwawe ntabwo uzima wako hauko irarangiye inakwisha kubera sababu gani ni ukukubwira guhunga nakwambia ukiza kukimbia amagara yawe nafsi yako none wowe wabyaza sasa umekataa wowe wabyaza se kama ulikataa biragenda bite itakuwa je rotegera amahirwe Rutu alipata heri ariko amafoto kubo malaika akamshika mkono afata ukuboko n'umugore akamshika mkono kama mwanamke akawakimbiza none nawe ugira amahirwe sasa unapata heri yo kumenya ijambo ry'igihe kwa neno la wakati none ko ari yo mujye bone ndio safina hariko bugingo ndio uzima none ukaba uri kuvamo sasa unaona toka hanyura kwa Mungu ujye mu buzima bw'umunezero ulimwenguni utapata salama Munguke nibanda nibavuyemo basubira toka na rudi nje natwe twari amahirwe nasi tulipata heri ndabarikira kudasohoka natarajia kutotoka uyivemo ahubwo gusohoke bitari ijambo njia neno ibitari ijambo gusohoke naho mwija mu mutego lakini ndani ya neno msitoke bali wamugisha kwa jina la Yesu Kristo witeka nibwo buhungiro bwacu Bwana Mungu ndio makimbilio yetu niyo naho gihome cyacu ndio ngome yetu kidukingi ambayo inatukingia bibiri kutubwira Biblia inatuambia kwamba Zaburi 91 Zaburi 91
tusome. Abantu barategeka ko tubona umwanya munini cyane. Watu wanafikiri kwamba tuna muda mrefu. Ako umwanya munini cyane ntabwo ariko gukizwa. Muda mrefu sio kuokolewa. Tusome bizajya mu Yesu Kristo. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Uba mwisho bwisumba byose azamugisha mu gicucu cy'ishobora byose. Nabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye iringira. Amen. Uwiteka niwo buhungiro bwanjye. Bwana Mungu ndiye makimbilio yangu. Ni nawe gihome cyane. Ndiyo ngome yangu. Burya no kuvuga ngo nisema kwamba niba Uwiteka ariko buhungiro bwanjye. Bwana Mungu ndiyo makimbilio yangu. Buri muntu wese ndamurarikira kugira aze ahungire muri we akize ubugingo bwe niyo mpamvu biri kuvuga ndabwira Uwiteka nti niwo buhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Niwo bugingo bwanjye n'igihome kinkingira. Niba Uwiteka ari igihome cyanjye hakuna mahali nitakimbilia. Urahungira hehe? Nitakimbilia wapi sasa? Nta handi wagomba guhungira. Niba ushaka gukiza amagara yawe ni ku Uwiteka. Niba ushaka gukiza amagara yawe ni kuri Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu abarwayi babaga barwaye kama walikuwa wagonjwa bakumva inzira Yesu ari gucamo. Wanasikia njia Yesu ari gucamo. Wanasikia njia Yesu anapita ndani. Bagatekereza Anafikiri kwamba yewe nimubona gusa mimi nikimuona tu ugonjwa wangu itapona. Nimwitegereza gusa Nikipamba macho ntamwegera gusa urwaye bwanyu buramukiza. Ugonjwa wangu itapona. Ni ukuvuga ngo Tusema kwamba nta wundi buhungiro hakuna makimbilio mengine ambayo utakimbilia. Urarwaye unagonjwa hungira kuri we. Urababaye hungira kuri we. Kimbia ndani yake. Ufite ibibazo Na swali hungira kuri we. kimbia ndani yake. Kuko niwe byose. Yeye mambo yote. Umugore wari ufite imyaka 33 arwaye. Mtu alikuwa na miaka 29 akigonjwa. Arwaye imyaka 38. Aligonjwa miaka 38. Buratanze ibyo hali yake yote inakwisha. Ariko yumvise inkuru ya Yesu Kristo. Habari ya Yesu Kristo. Aravuga ati akasema kwamba nami nta kindi hakuna kitu nanjye ni ukumushaka kutafuta nanjye nkamuona ni kubura byonyine muone tu pekee. Umutima wawe uramubwira moyo wake kamwambia nimukoraho nikimugusa ndabirangiza itakuwa imekwisha. Aragenda akakwenda ahura n'abantu benshi akakutana na watu wengi n'abantu benshi bari kujyana nawe asezera mu bantu benshi asezera mu bantu benshi amukoraho amukozaho alipomugusa arigendera akaenda ariko agenda akiza kubera iki yahuye n'Uwiteka aramugisha witeka n'amategeko kumumenya gusa kumujua tu ukamenya ko ari umukiza kwamba ni mponyaji ukamenya ko ari ibibazo byawe biri burangiriye rero ubugingo bwawe kweli ataponya. amaze kumukoraho alipomugusa Yesu n'intuhozeho abandi bati nawe reba bano bantu bagukikije angalia bano bari kukuvuga abantu bari nawe ukagira n'imbuto oya hari umuhozeho imbaraga yari ifite ziragabanutse hari umuntu uhozeho ariko ndiwe yagiye anezerewe kandi banacu bamugisha wizira ry'amajwi burya nawe kuba yakora amaze kumenya ngo Yesu Kristo niwo buhungiro Yesu Kristo niwo mukiza amuhungiraho amukozeho gusa abarakiza nawe urarwaye ntabwo Yesu Kristo bibiri kuvuga niba urwaye ama uko mgonjwa sanga abakozi b'Imana itana watumishi wa Mungu bagusabira wapate kuombea kandi bagusiza wakipaka mafuta mwegwebukije ngoja kitapona hakuna kitu kingine. None rero n'abatwagiriza sasa wale kutangulia nta handi bakiriraga kama mahali walikuwa wanaponea muri Yesu Kristo Bwana Yesu Kristo babaga bazi ngo walikuwa wanajua kubona byonyine kuona pekee birahagije inatosha. baritoma w'impumyi Tunayo kipofu amenya yuko akajua kwamba nabona Yesu Kristo byose Yesu Kristo pekee basi atakuwa mpofu wake itakuwa aremera atakakataka akakubali akatoa kondoo akatamaka karagiye kondoo wake nakumbuka naho basi alikuwa huko ariko we Yesu Kristo kila alipokutana Yesu ingone zirarangiye shida zikaisha ubuhumyi bwararangiye mpofu ikakwisha hata nibutareba kumbe kama huoni nanga Yesu Kristo uta Yesu Kristo ari impumyi zihari kuna mpofu wengi impumyi zihagize mpofu ni wanani nizitara ko zabo hanyuma zigasubira mu byaha mu byaha byinshi baracyakabakaba baracyabishakisha hari n'urasanze cyangwa ntabwo ari we ni yeye nilikuta hari se wazajya mu ijuru
aracyari gushakisha ariko ndakubwira ngo reka gushakisha kuko umwami wacu ni umukiza kandi ibyo yavuze nubwo byatinze no kubisohoza izabisohoza amasezerano yasezeranye imitwaro yacu ingorane zacu uburwayi bwacu tumwikoreze nta wundi ubishoboye uzajya kwa muganga ariko igihe cyawe nikigera uzapfa ariko Yesu Kristo biri kubwira ngo niba abantu ngo baba warapfuye uzongera ubeho usitakuvuga yuko umwami wacu n'ubuhungiro bwiza Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Kristo ni ukuvuga ngo niba hari ubuhungiro kama kuna makimbilio hari impamvu turi guhunga kwa sababu tunakimbia iyo umuntu atazi guhunga kama mtu ajue kitu anakimbia anakutana na shida muiga zahiga muindaje ahiga nyamazi atawinda nyama pole niba niga kubikora mara moja nilifanya ariko inyamaswa kama nyama hawa ifumburi bahari na wiki ni hapo unaiuia uzimambo ni yeye sababu gani hawa ifumburi wewe uliondoa au uzibabwayo buri uhai wake kawo uburyamo bwayo aho buri naho ngaho niho buri umuhigi ahige inyamaswa yirukanye igenda ibirometero bibiri igenda ibirometero bitatu hanyuma nijya gupfa bita ngo yicaye haha kubera iki yatekerejwe hahandi yapfuye ayo hari ubuhungiro kandi ntawe buhari hakuna makimbilio rukumva nasikia niba inyamaswa zihunga kama nyama hapo inakimbia aho zavuga zigahakora ikintu twebwe turi kuvuga ngo sisi tunasema ntuzubire aho wavuye usividie mahali kutoka ibyo turi kuvuga ibyo tunasema ibyaha twahunze wibisubiramo kuko nubisubiramo usubira iwabo aho wahugiye aho wavuye biri kutubwira reba aho wavuye ukaba angalia kwenye ulitoka unaanguka reba aho wavuye ukaba angalia kwenye niba barahavuye rero kama ulitoka uzasubireyo usirudie huko ndabararikira kugira ngo na alafu kwamba ubwire umwami wacu umwami wacu nibwo buhungiro umwami wacu nibwo bugingo usome Zaburi karindwi Zaburi 7 Zaburi murongo igice cya karindwi Zaburi sura 7 murongo wa mbere shairi wake wa kwanza murongo wa kabiri dusome mu ijambo rya Kristo tusome kwa jina la Yesu Kristo Uwiteka Mana yanjye ni wowe mpungiraho ntabara unkize abagenza amen Uwiteka Mana yanjye Bwana Mungu ni wowe mpungiraho ni wewe ninakimbilia yako ntabara unkize nisaidie uniponye haguruka umva yuko ausikie Dawidi azi yuko Uwiteka ni umutabazi we kama Bwana ndiye umutabazi wa Dawidi mtetezi wa Daudi ni nawe wacu umutabazi wa Dawidi ni wowe wacu ndiye mtetezi wetu untabare unkize nisaidie uniponye abagenzi wale wanayo abakunshaka abakanshaka ngo bagice untabare unkize nisaidie uniponye ariho mwingiyeho Bwana ni wewe ninakimbilia kwako niba Uwiteka ariho mwingiyeho kama Bwana ndio makimbilio yetu akantabara ananisaidia leta kanyi ananiponya urahungira yeye wewe utakimbilia wapi wewe ubuhungiro bwawe sasa wewe makimbilio yako ni gani ubuhungiro bwawe nubuye makimbilio yako ni gani au nuhungira kubitagutabara hawezi kukimbia kule hata usaidia ugahungira ahatagira ubugingo unakimbia kwenye hakuna uzima wa milele abantu banjirije wale tangu bamenye ko Yesu Kristo kwamba Yesu ari mu buhungiro bwabo niba ari mu buhungiro bwabo natwe wadufite natwe wadufite natwe mu buhungiro bwabo Imana cyomugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo nukuvuga unasema kwamba Yesu Kristo ndiwe mutabazi ndiye mtetezi wetu niba ari mutabazi kama ndiye mtetezi wetu mutabazi ndiye mwokozi na watakuokoa nta numwe wigeze kumutabara hakuna mtu ambaye ajili yako hanyuma kumutabara apate kumsaidia ngeze mu ngorane nafika ndani ya shida tabazi abantu bose bagiye bagera mu ngorane watu wote walifika katika shida bagatabaza Uwiteka wao wanaita yabatabaraga mu gihe cy'ingorane anawasaidia katika shida zao na acha ni Danieli ari Babuloni wakati alikuwa Babeli abantu batera majambazi walitafuta sababu ya kumuua walikushaka impamvu kumvana kwa sababu ya kumuondoa utawala Danieli amenyango alijua narini hakuna mutabazi wite ni kuita Bwana Mungu na wala akamutabara apate kumsaidia arase akaomba wewe mwanya wo kugira ngo
asaba umwami asenga Uwiteka yari ari gutabaza ngo mwami ubugingo bwanjye bari kubuhiga none ndi kukuboheraho none untabare ariko se siyatabawe yatabawe ryari igihe bamutera mu rwobo rw'intare mu mwanya wo kugira intare zimurye ziravuga ziti jya benshi uyu nguyu we ni inyama itaribwa uyu nguyu ni inyama itaribwa hanyuma yiryamira ku ntare akalala kwenye cyangwa kumwica kile ambacho kingeliweza kumuua hakikumuua sasa sababu simba alisema aliyeumba simba akaba kandi ari umugabo afite ni yeye huyu mwanaume hapo naye naona bwana mshobora siwezi kumweza huyu aravuga ngo akasema kwamba mwami mfalme ndiko ntacyana gukora mimi sikutenda dhambi icyambere ko hano ntacyana gukoreye ndetse nabo muri kino gihugu ntabwo bakora icyaha niyo mpamvu imana nsenga yantabaye alisaidia nawe ati kubera ko imana gutabaye nanjye nategetse muri iki cyane abantu bose basenga imana yawe mu gihugu cy'i Babuloni bamenye imana ya Danieli yatubwira kuri kugira ngo imana yacu tuyimenyekanishe tupate kuijulikananisha imana yacu tuyimenyekanishe Mwana Yesu Kristo tumuvuge aho tugiye tuvuge ko ari umukiza aho tugiye tuvuge yuko ari ushobora byose aho ntabwo byagutereza no kumuvuga kulete haya kusema basi kulete haya maana ni mtumishi mzuri kubera ko ni umukiza mwiza mama ni mwokozi mzuri yumutabaje aragutabaza mama anamuita na kusaidia ugiye no kuvuga ngo usema kwamba niba yaratabaye watu kama alisaidia waliotutangulia uko yarerejo uko yarari alikuwa jana n'uyu munsi na leo nero ni kwa zaho burya no kuvuga imana yacu ntabwo ihinduka abadilike abantu barahinduka wanadamu ariko imana yo ntigihinduka abadilike turakomeza dusoma tutaendelea kusoma komera Zaburi 31 dusome Zaburi 31 Zaburi 31 31 shairi wa kwanza yego ajo transfiramo Uwiteka ni wo mpungiraho singakorwe n'isoni unyize untabare ukiranuka kwawe tegera ugutwi utebuke unyize umbere gitare gikomeye inzu y'igihome yo kuruza Uwiteka niwe gihome cyanjye kinkingi Bwana ndiyo ngome yangu nanjye nikwabwira ngo ntabwo niwaambia kwamba kuna makimbilio mengine abantu bose bahunga watu wote wakimbie barakwiriye kumenya ngo wanaweza kujua eti aho bari kuva ni hehe ni wapi wanatoka aho bari kujya ni hehe mahali gani wanakwenda ese niba uhafuye kama umekwisha ukaza unakuja uzanye n'iki unaleta aho nakurungo gongo nagenda wahunze au kimbia na yale mambo niba uhunze kama unakimbia umenye icyo uhunze haujui kitu unakimbia uko na shida una shida kabisa Isaya nakuba dusome endelea kusoma Isaya bice bibiri sura 2 Isaya bice bibiri Isaya sura 2 bire ku 19 tukianzia shairi ya 19 tugeze ku 22 tufike kwenye 22 tusome kuza kwa machozi soma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitari no mu nzovu zo mu butaka bahungi igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi wa munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'izahabu byacuriwe gusengwa babijugunyire imbeba n'ubucurama baje kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihonomanga bahunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza kubw'icyubahiro cye ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi mureke kwishyigikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru mbese mu baciki amen Biblia tubwira Biblia nasema eti Uwiteka Bwana Mungu
abantu bazumva Uwiteka watu watasikia Bwana Mungu bafata intwaro zabo watashika silaha zao babishukunyira ubucurama wazitupie mapo babishukunyira imbeba watazipanya bahungira hehe wakimbie wapi bahungira mu buvumo waende ndani ya bahunzinde wakikimbia bahunze igitinyiro cy'Uwiteka wakikimbilia hasira ya Bwana Mungu Bwana Mungu arakomeye mtu wa shujaa niyo mpamvu ndio maana abantu bakora ibyaha watu wanaotenda dhambi bahunga mu maso wanachimbia macho yao kubera iki sababu gani afite igitinyiro ana hasira Biblia yatubwiye ko bazafata ibikoresho watashika vyombo babishukunyira imbeba wabitupie pale babishukunyira ubucurama wabitupie batinyuma maso hayi bahungira hehe watakimbia wapi ndani ya majengo nakubwira ngo nakwambia ese kwamba bazahunga ubuvumo hari abantu bahungira Uwiteka mahali kimbia Bwana hakuna bazaba bari guhungira mu buvumo watakimbia ndani ya majengo bahungira Uwiteka lakini ariko hautakimbia icyo Bwana nsabanyewe ndasaba kugira ngo mwese mumenye yuko Uwiteka ari mu bujyo bwacu Imana yakubavugisha mu izina ry'umwami Biblia yatubwiye Biblia inasema eti yatuambia kwamba ku murongo wa 22 kwa Isaya 21 ureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru mbese mu baciki mureke kwishingikiriza watu nugira ku muntu kama nakimbia kwa mwanadamu atakufalia nini nushirikiringira muri ngewe tuweka matumaini ndani yewe nakumarira iki nitakufalia nini nushirikiringira muri ngewe matumaini ndani yewe nakumarira iki ariko nushirikiringira ku Uwiteka azagutabara Imana tubavugisha Uwiteka twamagana ureke kwishingikiriza abantu usitegemee mwanadamu kuko abantu maana mwanadamu tubaca hakuna kitu ubugingo hawana uzima wa milele ubugingo gusa agakiza gusa kabonerwa muri Yesu Kristo bamugisha Mungu atawabariki mu izina ry'umwami nukuvuga nikusema kwamba niba abantu bazahunga kama watu watakimbia bagahunga mu maso y'Uwiteka watakimbia macho ya kuko bakoze ibyangwa n'Uwiteka maana walitenda dhambi iyo ukoze ibyangwa n'Uwiteka kama walitenda umachukizo Bwana Mungu ariko nuko riko byo kukiranuka rata lakini ukitenda mambo ya haki utamkimbilia wewe ni ngorane kutana shida ukimbilie uye n'ibibazo na swali muhungire ukimbilie ko muri batubwiye ngo Uwiteka ariko muhungire Mungu ndio makimbilio yetu Uwiteka ariko muhungire bwacu ndio makimbilio yetu niba ariko muhungire bwacu kama ndio makimbilio yetu ntabwo mumufata mu mukomeze muvuge muti ntabwo ndi bukuvemo sitakuacha nawe uvuge ngo sema kwamba nakuvaho ajya kurinde kwako nende kuko Petero niwe wabivuze maana Petro ndiye alisema Yesu arababwiye Yesu alikuwa amewaambia abwiye intumwa urabona abantu bose bahunze bigeze ko abantu bagiye mwebwe hano murakora iki hano muracyakora iki Petero ati none twakuvaho kuva tukajya kurinda hari wowe ufite ijambo ry'ubugingo hari natwe tukaba twizeye nanjye ndababwira ngo umwami wacu niwe ufite ubugingo kandi niwe bwihisho mureke tumuhungireho aho ubwihisho bwacu twizeye umuhamagaro Uwiteka Bwana Mungu niwe bw'ubuhungiro bwacu ndio makimbilio yetu burya ni ukuvuga ngo kusema kwamba ufite Yesu anayekuwa na Yesu anayo makimbilio nk'uko bakera bari bafite maana wakale walikuwa ikababera ubuhungiro kwa makimbilio natwe dufite imbuge kuko dufite Yesu Kristo na Yesu Kristo uri muri Yesu Kristo aliye ndani ya Yesu Kristo aranezerwa anafurahi nta mubabaro hana ziki hana huzuni ubwije ukuri nakwambia kweli buriya ngewe mimi naratangaye nilishangaa ubwo narebaga nkareba abantu bakaba imbere y'Uwiteka nilikuwa naona baba bakagenda imihanda yose baririmba babyina imbere y'Uwiteka kimba mbele ya Mungu mu nzira ndani ya njia burya mu nzira kumbe njia akagenda ari kuririmba akagenda ari kuvuga amenda hari ikintu kiba kiri kuna kitu kiko ndani yake hari ikintu kiba kiri kuna kitu kiko ndani yake icyo kintu kiri muri kitu kiko ndani yake nicyo gikwiye ko natwe tugira ndicho natwe tukigire nitugenda twishingikirize kuri uri mu rugo kama uko ndani ya ukaba ugiye gusenga unaenda kuomba uririmbe nuririmba ukiimba ndirimbo zikwegereza Imana nyimbo zikaribu nusenga isengesho ryawe rizamuka ombi lako Imana yacu bavugisha litakubariki none weho sasa wakwisha wewe murinde utajificha ndani ya nani Revenusi ndugu Venisi bisha karibu gatoya kidogo gato ni igice kimwe na refu kipande moja na mu gitabo 167
kandi buriya tumaze gusoza tunakaribia ukomo. 137 167. Yesu niwe niyishemo. Yesu ndiye anayejificha ndani. 167 167. David ndiri kuvuga ngo Yesu niwe niyishemo. Aona nyimbo inasema Yesu ndiye maficho yangu.
wewe ndio uliacha ulivamia Israeli ndio mchoto wa Israeli utuma baterwa hata akavamia na njaa akavamia na kiu none nukuvuga ngo igihe kirageze wagaritse imvura usimamisha mvura abari nawe uvuga ngo aliyesimamisha akasema kwamba wakati karibia inyeshi yari impunzi alikuwa mkimbizi yari yaragiye alikuwa makwenda yari yarahunga hapo amekimbia ariko igihe kirageze agarutse kugira ngo Imana yavugiye muri we yongere bisohore Imana ibamugisha kwizera Imana burya nukuvuga ngo ahawe twahugira natwe ni kuwiteka Bwana Mungu kuwiteka Bwana Mungu nibwo buhungiro bwawe ndio makimbilio yetu Elia yarakomeye Elia alikuwa mshujaa ariko yumvise ko bari kumuhinda aliposikia kwamba wanamuhinda arahunga akakimbia natwe nasi duhungishwa n'iki tunakimbizwa na nini kubera ko dufite umwanzi wawe tuna adui iyo umwanzi wacu aduhinda natwe ni ngombwa ngo duhunge none urahungira tunakimbia wapi umwanzi wacu adui wetu ni Satani ntabwo ari njyewe sio mimi abantu benshi bavuga ngo umwanzi ni runaka watu wengi wanasema adui ndakureba nka mwanzi naona na umwanzi wawe ni adui wako kuko umuntu maana mwanadamu anakuwa na maadui umwanzi wa mbere ni Satani wa kwanza ni shetani wa kabiri ni umubiri wawe pili ni mwili wako wa gatatu ni sisi tuyemo abo bose ni abantu baduhiga kandi niba ari abantu baduhiga ni ngombwa ko tugira duhungire baracu bamugisha mu izina ry'Umwami uyu mubiri twambaye mwili huu tunaovaa ni umwanzi wacu adui wetu buryo washoboye kunesha umubiri aliweza kushinda waonesheje umwanzi kuko uyu mubiri ni ukunaniza ugatuma udashyira mu bikorwa by'ukacaga ariko rero nawe murwanye urwanye umubiri ntuneshe uzabonye ubugingo buhoraho abantu benshi barwanya n'umubiri umubiri ukabanesha akaba ariyo mpamvu basubira mu buzima akaba ariyo mpamvu basubira mu busambanyi akaba ariyo mpamvu basubira mu byaha ariko n'ubunesha uzabonye ubugingo buhoraho banacu bamugisha mu izina ry'Umwami Kristo turashoje Imana ibamugisha ukuvuga ngo umenye mwese ubuhungiro bwacu ari umwami wacu ari Uwiteka Imana yacu nibwo buhungiro bwacu Imana yacu bamugisha kandi ibiriza heza bayi mu mugoroba mwiza mu izina rya Yesu Kristo.